Ikweza amaganya yawe Yesu.
urakwiriye byose, urakwiriye byose.
Yesu wacu ni mwiza. Hashimwe Yesu. Utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we ahimbazwe Yesu wakunze wakunze Imana
may be singing. inyuma hari ibindi byiza There's more. inyuma hari ibyiza We have things. hari umuntu wese inyuma y'Uwiteka tuzamura But you remember the works of God. haleluya It is very hard to lead this once you're. gahunda iharaza kwigiraho umwanya We have very many things coming up. imana irumvisha ihangane dufite umwanya nta kibazo We have time. iyi ni event ya mbere dukoze This is the very first event like this that we have. We need to be able to ugahora imana when praise the Lord. sibyo Amen. nutabona ngo nawe If you leave here knowing mu that munsi wo gutumira nawe wenda when you are going to invite us, we are going to rero tugume hano twese dutuze we want you to remain calm. tugiye We kumva ijambo want ry'imana to hear the word of God. hanyuma turaza no kumva amasakwaya yose We also want to hear hari about abandi fire. bari barangije People that just joined the turaza brother. kongera twumve esipe We kandi want you to hear from SP as well twongere duhimbaze and praise and worship. Hallelujah. Amen. reka mikrofone ifite amayiko murebe Sorry, sinza nkunda kurogera. I usually don't. Ariko I just very. Imana kuko Imana yakoreye umuryango wanje ejo. I want to thank God for something that God has done for my family yesterday. Komeye. Something that is great. Hallelujah. Amen. Baririmbye indirimbo They sing this song ntabwo nakihana. and control the Ariko Lord. Imana ijuru ishimwe. Praise be to our God. There's a song. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza mu buzima bwawe. Haleluya. Amen. Imana yakoze igikomeye God has done something great mu rugo rwacu. in my home family. haleluya Amen. tuzamura icyubahiro Praise God for that. rero tugiye kumva ijambo We ry'imana want to hear the word of God. reka dusabe pastor John asengera umuvugabutumwa wacu To come and pray for it. reka dusabe pastor John asengera umuvugabutumwa wacu hanyuma twumve pastor Etienne turamushimiye tuguhaye icyubahiro uri hano ikimenyetso wadupfiriye twese kandi tuzabana twese tuguha imiti yacu tuguha ijambo If you wanna, just say, we could go say.
w'Imana hanyuma tuze gukora aho urunyeganyege nushaka kuva mu ntebe ukora akajesite gato bivuga Mana ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ya 50 ngo duhimbarishe Imana iki ibyuma imbyino imyirongi uko ushoboye ingingo zacu zose zihimbaza Imana aho uri uhagaze wicaye ugira akajesite gatoya ukora uvuga ati Imana uyu mugoroba nanjye nshobora kuba nta kindi kintu nakoze ariko kuba ntari nange gutya gusa nibihimbaza izina ryawe haleluya Mane amahoro Yesu atanga aduha kurega ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu uyu mugoroba wishimye hejuru y'ibintu byari bimaze iminsi bikubabaza ibyari bimaze iminsi biguteye ubwoba uyu mugoroba ubwira ati amahoro Yesu atanga afite imbaraga amahoro twese tugira atanga rimwe na rimwe iyo tuba turirimba hari igihe indirimbo zazaba ziguma kuza mukava muziruka mukaba mugenda muzitonze ariko ntimusubire inyuma ahubwo mukaza mugwa mukazamuka kandi ritime zidasa akiri indirimbo mwami wanjye kira amashimwe